nizere ko muri amahoro mumeze neza nyakugira ubutango yabaramukije mufite imbaduko zo kuramukira ku murimo kandi mumeze neza mugakora mukiteza imbere. Uyu munsi ngiye gukora iki kiganiro cyangwa ngo turebere hamwe uko amakipe yacu yitwaye muri weekend. Twibaze ngo adusesengure ngo APR yazize iki. APR twari twapanze hano ubushize tubona 11 hayirutseho umukinnyi umwe, ariko n'ubundi hejuru ya 90% abo twapanze bagaragaye mu kibuga ni kuri rwa rwego ngo kuri 99% aba barabanzamo babanjemo uretse umwe wahindutse. Turaza kurebera hamwe niki cyabaye, niki cyatumye APR yitwara uko yitwaye muri Tanzania imbere ya Azam Football Club. Turebe ni cyo cyizere gihari yuko APR FC yazagera mu Rwanda ikabasha kwishyura ikanatsinda igitego cy'intsinzi kizayikarifiya mu mikino ya kabiri ya Champions League. Ni by'agaciro cyane buriya kubona ikipe ihagarariye igihugu ibasha byibura kurenga raundi ya mbere uhura na ekipe yoroshye, ekipe ya hafi, nuko APR yabaye desove n'umwanya iriho kuba itari classifié mu makipe akomeye muri Afrika, ikaba byatombora ikipe ikomeye nka Azam Football Club. Ariko ubundi raundi ya mbere umuntu aba yizeye gutombora ekipe yoroshye, ikipe zo muri class iri hasi, ariko ntibyaduhiriye. Ariko byose icya mbere ni ugutegura, ukitegura mu mutwe, ukitegura mu myitozo, ugapanga ikipe nziza kugira ngo ubashe kwitwara neza. APR yagejeje gushyiramo ekipe nziza ariko ntibyayikundira, igitego kimwe kusa kuri penalty byo tuzakugarukaho. Ariko APR gusa turaza kureba ese Police yazize iki. Police yagiye muri Algeria gukina na Club Sportif Constantine, nayo iza gutsinda ibitego 2-0. Kubaza ngo APR Police yo yazize iki. Turebere hamwe dusesengure icyo Police yabuze, cyane ko abakinnyi bayo bose beze yari yabashyizemo, yari yababanjemo, yashyizemo abanyamahanga yabashije kugura bakomeye. Turebe yabuze iki, ese niki yakongeramo umukino wo kwishyura ngo yatsinda ibitego 2 ndetse n'icya gatatu cy'intsinzi cyangwa se 2 bagiye muri penalty, ariko ibashe gukomeza muri raundi ikurikiraho. Turareba muri shampiyona y'u Rwanda yari yatangiye mu mibyizi, ariko no muri weekend yakomeje imikino 2. Rayon Sport yaratikiye inganya na Marine, aho yakwibaza ngo yabuze iki, ese byapfiriye he. Ni rezilita umufana yakwishimira, kuko ni rezilita za depart, ntabwo ari Rayon Sport yanganyije yonyine itangira kandi ekipe ikomeye. Hari n'andi makipe byagiye bibaho, ariko ntago wakwitwara nabi umuntu uko n'akana kayitwaye nabi. Wowe ugomba kureba ibyawe ukabikemura ukwawe kandi ukabisesengura ukwawe utagendeye ku bandi. Turareba n'iki Rayon Sport yabuze, n'iki cyagomba gukorwa kitakozwe. Turebe n'indi mikino muri rusange uko yagiye genda, tureba amaresulta. Ariko noneho reka duhere kuri APR FC. APR FC ku cyumweru ubwo nejo hashize saa 11 iyo yari itangiye umukino na Azam Football Club. Ubwo ni saa 11 zo mu Rwanda, saa 12 za Tanzania. Yari itangiye umukino na Azam Football Club, umukino twa twitezemo byinshi nk'abanyarwanda. Twabonaga APR ishobora gutsinda cyangwa se igatana resulta nziza. Buriya resulta nziza y'umuntu wasohotse ushobora gutsinda, iyo utsinze biba ari akarusho, ariko no kunganya resulta nziza, cyane cyane iyo unganyije ibitego wasohotse muri Afurika. Nazo resulta nziza cyane kuko ufite amahirwe menshi yo gukomeza mu gihe wanganya mu rugo ibitego biri munsi y'ibyo wanganyije wasohotse. Siko byagenze, APR yabaye desove, ntibyayikundira, itsindwa igitego kimwe. Ariko reka turengo habanjemo bande
mu izamu APR FC ifite Faveri Nzira, umunyezamu rwose umenyereye, twavuga ko ari umuzamu mwiza mu Rwanda, niwe muzamu mwiza mu Rwanda. Faveri Nzira umuzamu impeccable, ntacyo twamushinja. Kuri kabiri bafite Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege, nawe ni umudefanseri mwiza wo ku ruhande, urimo uragenda uzamuka yongera urwego, ubona ko aratera imbere cyane umunsi ku munsi. Nawe nta byinshi babivugaho ko no ku ruhande rwe nta makosa menshi yakorewe, ubonye ko ni umudefanseri mwiza ku bantu barebye umukino. Kuri gatatu hari Niyomugabo Claude kapiteni, mu mutima wa defense bafite Niyigena Clement na Shimimana Yunus. Kuri gatandatu hari Dauda Yusuf, umurekiperateri mwiza cyane APR FC yaguze, abona ko ni umwanya bakemuyeho ibibazo byose byari bihari, ko urareba ukabona abari bahasanzwe ari abo, ari Pichu wakinaga, ari Ruwanga, ndetse n'uriya mukinnyi baguze muri Kiyovu ntari kwibuka neza, bose ni upgrade kuri bo cyane, arabarusha, azi kwambura imipira neza, adakoze amakosa menshi. Ikindi kiyongeyeho added value, azi kudistributing imipira neza, gutanga imipira, kwiha abataka, gutanga y'amapasi meza agera ku bataka, agera kuri ba nimero 8, kuri 11, kuri 7. Ubona ko rwose ni umukinnyi mwiza APR FC ifite hagati mu kibuga, ni imari ya APR FC mu yandi magambo. Ku 10 barafiteho Richmond Lamptey, kuri 7 barafiteho Muzungu, kuri 11 barafiteho Mamadou Lamine Ba, ku 9 barafiteho Mamadou Si. Hano umukinnyi umutoza yahinduye mu tutari twavuze ubushe yari Mamadou Lamine Ba, twavuze ko ashaka kubanzamo Godwin Odibo, ariko Mamadou Lamine Ba niwe yahisemo mbere y'abandi, ariko ubona ko ku kigero kiri hejuru cyane, hejuru ya 90, umutoza yapanze cyangwa se yatekereje nk'uko twabibonaga abari bari hanze ya camp. Nuko APR FC yatangiye kuba ikipe ikomeye, yatangiye kumenyerana. Buriya iyo ikipe iri predictable, wabasha kubona 11 beza kandi ugasanga abo wabonye begereye abanyabo, bari ikipe itangiye kugaragaza urwego, yatangiye kwicayura, utangiye kubona ngo ninde ukomeye, ninde watanga umusaruro, ninde utabishobora. Tugarutse kuri Swado gatoya, nka Muzungu Olivier abanje kuri 7 yabanjeho, ariko uruhande rwabonaga rudakora cyane, rudakora ibyo rusabwa, ngo kazi ko gufasha Mamadou Lamine Ba wari ku rundi ruhande, ubone barabalance, bonaga ikibuga cyane cyahengamiye kuri Lamine Ba niwe wakoraga cyane, ukabona ko na Dauda Yusuf ari kuri 6 niwe yacishaga imipira cyane, ubona ko APR n'urwo ruhande yashaka gukoresha ngo batake. Yarahengetse, undi umwanya we wa nyawo ni ku 10, ariko yagerageje kwidefanda, abasha gutanga umusaruro. Undi mukinnyi ni Ruboneka wakinaga ku 8 box to box, nawe yagerageje ku maximiza, ariko hari aho wabonaga yishe tempo y'umukino, ugasanga atsindanye umupira bitari ngombwa, barawumwatse, ugasanga bamukoraho ikosa kubera gutindana umupira, bigatuma nk'ibyo nakwita gushyuha kwa APR FC gusubira inyuma. Hari ikipe yari itangiye gushyuha, ifashe umwanzuro wo kwataga, ugasanga arawutindanye, bamukoraho ikosa. Byanatumaga cyane Dauda Yusuf ahitamo kutamuha umupira ariwe priorite ya mbere, ahubwo akawucishiriza mu mpande kugira ngo umupira ugere imbere vuba. Ibyo dushaka kwinjira mu mukino ko bimwe mu bihe byagiye bibamo, nka umunota 12 hari umupira Lamine Ba uri kuri 11 yahaye Richmond Lamptey, ari one on one n'umuzamu, arawutera umuzamu gukuramo, ariko
wabonaga ko bwari uburyo bwashobokaga, bwari uburyo bwashobokaga bwa PRFC bwo kuba yabona igitego ariko ntibyayihira, umukino urakomeza. Urebye nta n'ibindi bintu bikomeye cyane PRFC yakoze mu kibuga usibye uwo mupira baborotse. Ahandi ubona ko ni amashoti ataremereye, okaziyo zitari nete, nyine ukabona ko APRFC iracyafite undi mukoro wo gukora, baracyafite utuntu bahindura kuri Ruboneka kugira ngo areke gutindana umupira, tanga imipira iri through passes zigera ku bataka neza kugira ngo babashe kwataka. Kandi none uruhande rwa Muzungu narwo wabonaga ko rudakora cyane, rudakora neza, bityo byatumye ni nka ekipe yose uko yo kureba umusaruro, tureba umusaruro wa ekipe yose, umusaruro wa ekipe yose utagerwaho, utaba mwiza cyane nk'uko byari byitezwe. Ariko baracyafite rumu yo gukosora, baracyafite igihe cyo gukosora, bafite match retour minota 90 yindi bakosoramo byinshi, bakaba babona igitego batsinzwe bakishyura, bakanatsinda n'icy'insinzi cyangwa se bakajya muri prolongation na penalty. Ariko haracyari uburyo gukosora. Umukinnyi nka Gilbert twavugaga, Kagege yitwaye neza cyane ko uruhande rwe rwacagaho abakinnyi babiri bazamu bakomeye cyane, basanzwe rwose banitwara neza, nka Frank Kieski we n'ubushize yari joueur cyangwa se yari umukinnyi mwiza, the best assist, watanze assist nyinshi, kuko mu Rwanda ufite Papule yatanze assist nyinshi, nawe niwe yatanze nyinshi muri Tanzania, yatanze assist zigera muri 7. Uruhande rwe rwariho na Pascal Usindo, na abakinnyi bakomeye muri Tanzania basanzwe bazwi, kubera bashe kunetraliza urwo ruhande ntaboneka amakosa menshi. Nabyo bavuga ko ubirebye rwose ni umukinnyi w'umurazamura urwego, umukinnyi w'umuragaragaza ko akomeye, atanga icyizere, produit nziza cyane y'Amavubi y'igihe kizaza. Aho Mborenga atazaba hari, Kagege azahaba, turabyizeye nk'Abanyarwanda. Buriya football ni umukino w'amakosa, ikiba cyose gishingiye ku makosa. Iyo habaye ikosa barabikosora, niyo cyabaye kuri Niyomugabo Claude, yakoze ikosa penalty rwose bamwe batemera, akabandi bakayemera, ariko buriya penalty haba ari aho umukinnyi n'umuzamu, ariko gufataho icyemezo umusifuzi abijyamo uruhare. Ariko urebye ukuntu byagenze, ukareba mu mashusho, ubona ko Niyomugabo Claude ikosa yarikoze, ubona ko ukuguru kw'inyuma kwa Feitot yagusigaranye mu maguru ye. Feitot bamuhaye umupira ahindukira gato, ubona ko ashaka gufenta yinjira, ariko agira ukuntu atinze ukuguru kw'inyuma, yagutinzaho ukuntu birangira Niyomugabo Claude akurashye. Umusifuzi wari uri aho hafi aho abibonye ahita atanga penalty. Penalty nta n'ubundi penalty, kuko nkunda nk'iriya penalty yo ni penalty yagiye kudesida match, ntabwo abafana bose babivugaho rumwe. Umufana ugiye gutsinda igitego cya penalty nk'icyo ngicyo ntabwo iyo penalty ayikunda, ariko ibyo ntitwanabigenderaho ngo tuve ngo wenda abafana ba PRFC bikunze cyane, ariko ni ibintu biri clear. Buriya penalty ziteza polemique mu mikino, kandi ikindi umusifuzi nawe abazi ikipe iri mu rugo home team, ashobora no gutekereza ku kintu cya home advantage, ariko iriya yari penalty wenda reka ndeke guteka ngo nahuranye nemeze ko ari penalty, ariko umusifuzi yayemeye, njye ntacyo nicyo cyo kuyanga. Reka ngendeye ku cyemezo cy'umusifuzi, twebwe ni penalty, ariko turebe ko hanabayemo ubwenge bwinshi bwa Feitot. Yabonye ko
niyo mugabo Claude yamuturutse inyuma byanga bikunda aja kumwataka kandi ari bumutege. Buriya abataka b'abahanga bazi ubwenge, navuga ubwenge bwo mu kibuga n'ubwenge bwo gukina, iyo abona ko yageze muri box ashakisha uburyo nawe wamutega. Iyo ubaye rero iyo utabitekerejeho cyane hari igihe ugwa uwo mutego we ukarangira umuteze, ariko ibi ni ibintu bibaho cyane muri box. Iyo umuntu akuri imbere ukamugwisha biga ko wari ufite igitekerezo cyo kumutega, ntabwo wari ufite igitekerezo cyo kumukura umupira ko yari akuri imbere, niyo yaba intambwe imwe ukaza ukamuturuka inyuma ukamutega muri box, bigaragara ko ufite igitekerezo cyo kumutega, ufite igitekerezo cyo kumugusha hasi. Aho rero umusifuzi nta kindi akora pe, ni uguhita atanga penaliti, kandi n'iyo urebye amashusho urabibona, ubona ko nta kindi umusifuzi yari gukora gikwiye kirenze gutanga penaliti. Iyo ni penaliti yakozwe na Niyomugabo Claude kapiteni, yari yagerageje gukina neza ariko akagozi karacika, nabyita gutyo, birangira akoze ikosa rya penaliti, ikosa rikostinga ikipe igitego. Ko nta kindi umusifuzi yakoze gutanga umupira, maze umunyakolombiya ukinira Azam Football Club wambara nimero 15 Yoniel Blanco ayitera neza cyane, Azam Paveri inzira ntiyabasha kuyikuramo, igitego kiba kiranyoye 1-0 muri Tanzania cya Azam. Ubona ko confiance y'abakinnyi ba Azam itangiye kuzamuka, batangira gushota amashoti menshi, bagira za off target nyinshi na za on target, ariko birangira ari 1-0. Game irarangira, abakinnyi n'abatoza batangira gutekereza kuri match retour izabera mu Rwanda. Ni muri Kenta, ariko twizeye ko APR izaza yahinduye imikinire, ishobora nko kuzafata uruhande rwa Muzungu bakamukuramo bagashyiramo nka Godwin Odibu, cyangwa se bakareba ukundi kuntu bamuhinze, kuko Muzungu Olivier nubwo amaze iminsi ari regular starter, yagaragaje ubudahangarwa bwo kuguma mu kibuga akakimaramo igihe kirekire, byagaragaye ko nyine hari urwego atarageraho, hari akaziga ka performance akirimo atarabasha kurenga ngo abe yabasha gutanga ibirenzeho bisumbuyeho. Wenda Nyabingi ashobora gukina agatanga umusaruro, ariko iyo byageze ku bantu mpuzamahanga uhura n'abandi bakinnyi benshi beza, bityo rero ugasanga rwose umukinnyi biramubangamiye. Buriya Azam ni ikipe ikomeye, ko kugira nk'uyu Yoniel Blanco n'umunyakolombiya, ukagira abakinnyi nka Pascal Lucindo, ukagira abakinnyi nka Frank Chesky n'abandi nk'abari aba Feitot. Buriya Feitot ni umwe mu Batanzaniya bazi umupira cyane, ntashidikanywaho ko buri hari ukuntu abantu ba highlightinga nk'umupira w'igihugu runaka, ugasanga hari amazina bahora mu mutwe. Feitot ni rimwe muri ayo mazina. Match nuko yarangiye, APR itsindwa igitego 1-0, kuvuga ngo felicitation kuri Azam, polisi sana kuri APR n'abafana bayo. Naho kugaruka mu Rwanda bagategura match retour, bagakora byose bishoboka kugira ngo bazitware neza, babashe kuba bakuramo ino ikipe yo muri Tanzania ya Azam, wenda basigare babara ibya piramide, ariko nabyo ntabwo byoroshye gukuramo Azam. N'undi musozi ukomeye wo kurira, umusozi muremure wo kurira, no gushyira imbaraga nyinshi n'agatuza. Icya mbere ni ukubanza kuza mu mukino yafunguye, ko ubu ntacyo kuramira, ntacyo afite cyo kudefanda kuri ya parika bisi. Nibyo afite abadefenseri beza, ufite Yunus na Clement, ubareba na compactness mu mikino amaze gukina nawe ubura nta makosa. Ukaba ufite umudefenseri nka Kagege
ubona ko ku myaka ye mike ariko abasha kumaximiza his potential ntakore amakosa menshi. Ukagira nka Claude, niyo mugabo Claude kapiteni, nubwo yakoze penalty buriya nta mukinnyi utakora penalty, ni ibintu bibaho burya mu kibuga. Umukinnyi aba agomba kureponda byibura mu masegonda nk'abiri, ugira quick reflex. Ibyo bibaho cyane, ushobora kugize quick reflex, ushobora gukora ikosa rikostinga ikipe penalty ariko ntabiba byacitse, ntabwo bikuraho urwego rwawe. Ukagira umuzamu nka Pavel Nzera, umuzamu wa sezo y'ubushize, urumva ko ni umuzamu witwaye neza n'ubu utegerejweho kwitwara neza. Ukagira umurimo gatandatu mwiza nka Dauda Yusuf, urumva ko igice kiri defensive kirakomeye pe, kirempekabura. Abakinnyi batandatu bugarira ubona ko bameze neza. Igisigaye ni igice cy'imbere gisatira cyo kudeployingamo abakinnyi ubona beza bamaximiza ya potentials. Buriya Richmond Rampton nubwo umukino wabaye nk'umugoraho ariko ni umukinnyi mwiza, kandi bashaka kubona atema arabikora neza, bagafata Mamadou Lamine Ba ko nawe umwanya we wa nyawo ni 10. Wabonye ko banakuyemo Rampton yahise aza ku 10. N'umwanya we nubwo yahaje yananirwa ariko n'umwanya we ashobora kuzamo kandi ibintu akabikora neza. Nibyo twavuga kuri match ya PRFC. Bagaruke mu Rwanda cyane ko banahageze, bitegure match yo kwishyura, bazabashe kuba babona resulta nziza zibavantaje gukomeza mu cyiciro cya kabiri na gitego cyo muri round ya kabiri, bajye muri round ya kabiri iberekeza mu matsinda. Round ya kabiri niwo muryango werekeza mu matsinda. Amakipe yo mu Rwanda uretse APR yari muri CAF Champions League ariko na Polisi yari muri CAF Confederation Cup, yagiye gukinira muri Algeria ikina na Club Sportif Constantine. Umukino watangiye mu saa 2 z'ijoro zo mu Rwanda. Umukino watangiye Polisi ari nyine ari defanda muri kamere yayo, muri kamere y'umutoza yayo nuko defanda, yatangiye defanda ariko biza kwanga bitsindwa penalty. Benshi nabo batemera, ubundi penalty ntabwo zikunze kuvugwaho rumwe, uko byagenda kose penalty tiza polemique, ariko nabyo urebye mu mashusho ubona ko ari penalty vivid igaragara. Barayitsindwa mu gice cya kabiri, bahinduye isura kundi niko bigenda. Ikipe yose yatsinzwe niyo ari akakipe gato yandi bita nto mu bigwi n'ibikorwa na achievement yagiye geraho. Iyo imaze gutsindwa irafungura ikataka ko nta kintu ubu kidefanda, ntago watsindwa igitego ngo udefanda iki, uradefanda utsinzwe. Nabo nyine barirekuye barataka, ubona ko abakinnyi nka ba Aniel Rija bakinnye nka ba Muhadjiri, nubwo yari yarasiye igitego 1-on-1 ariko nawe yagaragaje urwego arakina. N'abandi bakinnyi benshi bagiye bagaragaza ko nyine bagaragaza presence yabo, ariko kubw'amahirwe make baza gutsindwa igitego mu minota 79. Umva igitego nk'icyo ngicyo wari utangiye gushyuha uvuga ngo natake nishyure, kirakudemoraliza ubwo morali gasubira inyuma, bya bitekerezo byo kwataka rwose bikakuvamo, kumva sa nkaho ucitse intege, ariko niko bigenda. Igitego kije kizamura morali ugitsinze, kikagabanya morali y'utsinze. Cyane nka Polisi yari yagiye mu Barabu, n'ubundi Abarabu basanga bagira igitinyiro uko gutinywa, urumva ko gutsindwa noneho byabaye akarusho kugira ngo babatinye, babone ko byakomeye ahubwo bashaka kuranga bakarya n'ibindi, bituma badakomeza gukina gukina ku rwego rwo hejuru ku buryo babona ikindi gitego. Ariko ibyo bagezeho reka tubishime byibura ko nk'ikipe idakunda gusohoka, nta experience, twavuga ko yatomboye nabi gutombora raundi ya mbere ukajya mu Barabu,
ntabwo biba byoroshye ariko twizere ko bazagaruka mu Rwanda byibura bagatsinda cyangwa se byaba byiza bagatsinda 2-0 ariko nanone ukibaza ngo umuntu wakubonye ibitego 2 wamubonamo ibindi 2 nawe ataragutsinda. Hari amaremontada yagiye abaho, turibuka remontada ya Barcelona na PSG bayitsindira mu Bufaransa, yaraje gutsindira muri Espagne, nayo ishobora kubikora ntawamenya, ariko nta muntu uyiciriye urubanza, ariko birakomeye ariko birashoboka, babiharaniye babikora, cyane ko muri football 11 n'iminota 90 ntacyo runaka yakora utakora, gusa bizasaba guhatana no kuri polisi nizera ko the same case nk'iya APR basize mu Rwanda bataka no kudeployingamo abakinnyi bari offensive cyane bakataka, ubwo bashaka kugira ibyago bagatsindwa nk'ikindi gitego mu Rwanda, ko imibare yawe itangiye kuba myinshi yajemo ibihekane, urumva baramutse bagize ibyago bagatsindwa ikindi gitego mu Rwanda byaba bibaye 3-0, urumva ndabona iyo batsinda ibindi 3 byaba bibasaba ikindi cya 4, kuko nta nubwo bajya muri penalty kuba bafite igitego cyo hanze deja, kandi igitego cyo hanze bazi ko muri Afurika kibara. Byibura byakabaye byiza resultat zabyo baza kuba nka 2-1, 1-1 cyangwa se 2-2, bakabona igitego cyo hanze n'ubyibura byaye kuba bifite uruvugiro, bifite ukuntu wabihengekanga, ariko kuba baratsinzwe 2-0 bafite nabyita amahirwe cyangwa se umwaku, ni amahirwe make, reka ndeke kubyita umwaku, amahirwe make ko bashobora kuza mu gihe batatse bashaka kuba offensive cyane, ugasanga batsinzwe ikindi gitego, byaba bisa nkaho birangiye kuri polisi, ariko haracyari andi mahirwe yo kugira ibyo bahindura, yo kugira ibyo bakora, kugira ngo babashe kuba bakwitwara neza. Polisi nayo yakinnye kuwa nyuma, nabo bari muri gahunda zo kugaruka, igice cya mbere cyaje cya 25 n'abandi baragenda baza, ariko nibaze bategure imikino yo kwishyura, ariko buriya hari akantu mbona kafasha nka polisi kwitwara neza, baramutse baje match yo kwishyura bakishyura muri Kigali Pele Stadium kuri tapi synthetique, barangiza match bakayipanga mu gihe cya kumanywa, why not saa 9, nka saa 9, urumva ko byabafasha, ko abaro batinya izuba, ikindi ntabwo bamenyereye tapi, waza ukabashyira kuri tapi ukaba isaha ya saa 9, nabo akantu ko kubategura gutyo gashaka kugira icyo kagufasha, ukabataka ku zuba rwose, ukabashwekurana, ukareba ko ibitego bibona, naho ubundi ubona ko nibabazana bagakina nijoro, bagakina ku bwatsi, nta kintu bazakorana abo barabu rwose. Aho kantu rwose abayobozi ba polisi baramutse babaye abajanja cyangwa bakaba abanyamupira, bakaba babitegura gutyo, nubwo bose baba bari baririho, ariko izuba ntabwo ryafekita abanyafurika b'abanware, ndetse n'ababo muri Maghreb, kimwe bari abo muri Maghreb batinya izuba cyane, ntabwo ari nk'abanware, ubu nabo bagomba kubashyira ku zuba. Reka tuve mu mikino nyafurika, mudahwema kudushyigikira, mudufasha, mukatwereka urukundo, reka mbashimire cyane, kandi mujye mukomeza kutwereka urukundo, ni iby'agaciro cyane, turabubaha kandi turabarekonesa, gushishikariza gukora subscribe, kanda share, gushyiraho comment, kubashyiraho ubusesenguzi bwawe, byose biremewe, turabyakira kandi tubiha agaciro. Hasta la vista.